bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Twegereje umunsi wa Assomption, ariho ubona ubutumwa bwa Kibeho bupfundikiye by'umwihariko. Ni itariki ikomeye mu mabonekerwa ya Kibeho, aho ababonekewe beretswe ibikomeye kandi umubyeyi Bikira Mariya akagaragaza intimba ndetse agasuka amarira menshi. Uyu munsi ntitugira icyo tubivugaho ubwacu, ahubwo turabasomera icyo umupadiri umwe yabivuzeho mu gatabo yise Kibeho, abakobwa batatu babonekewe, igisubizo ku bibazo by'ibanze abantu bibazaho. Ni agatabo rero kasohotse muri 2010 kanditswe na Padiri Eugene Niyonzima wo mu Parotin cyangwa se wo muri Société d'Apostolat Catholique. Turaza rero kubisoma kuri page ku mutwe wa 4, page 85 kugeza kuri page 101. Izo page ziradufasha kumva ibyabaye igihe Bikira Mariya aza ikibeho, ababaye cyane, afite agahinda kenshi, afite intimba, ndetse akagera n'aho arira, asuka amarira menshi. Reka tubanze dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Uwo mubyeyi twarazwe ni Mariya munsi y'umusaraba, Yezu Kristo yaramudusigiye munsi y'umusaraba. Nimuze tumusange, nimuze tumusingize, ni nyina w'umwami azatuvuganira, nitugeraho rukomeye. Ni nyina w'umwami azatuvuganira, nitugeraho rukomeye. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nimucyo rero dutangire dusome ibyo dusanga mu mutwe wa 4 w'iki gitabo cyitwa Kibeho, abakobwa batatu babonekewe, cyanditswe na Padiri Eugene Niyonzima w'umuparotin. Akaba avuga ati ni ibisubizo ku bibazo by'ibanze abantu bibazaho. Umutwe wa 4 uragira uti umunsi udasanzwe mu mabonekerwa y'abakobwa batatu bemewe na Kiliziya. Dore ikibazo cya mbere. Abantu benshi barimo n'ababonekewe bumva bavuga cyane umunsi wo kuwa 15 Kanama 1982. Uwo munsi waba ufite mwanya ki mu mateka ya Kibeho? Umunsi wa 15 Kanama 1982 ukwiriye kuvugwa mu buryo bw'umwihariko ku mpamvu y'umwanya ufite mu mateka ya Kibeho. Ni imwe mu matariki akomeye mu byerekeranye n'amabonekerwa y'Ikibeho. Musenyeri Misago akaba yarabivugaga ati
atari ukubera gusa ubutumwa bukomeye bwatanzwe uwo munsi, ahubwo kubera uburyo ibyerekeranye n'amabonekerwa byafashe indi ntera kuva uwo munsi. Ni amagambo ya Musenyeri Misago. Byari bitangaje cyane ukuntu ku munsi mukuru ukomeye wa Bikira Mariya Asomusiyo, Kibeho yari yasakayemo umwuka w'agahinda, amarira n'ubwoba. Turebe rero imyiteguro. Mu ibonekerwa rya Rufonsina ryo ku itariki ya 25 Kamena 1982, Bikira Mariya yari yatanze randevu ku byerekeranye n'ibonekerwa rizaba ku itariki ya 15 Kanama 1982. Hakaba ari no ku munsi mukuru wa Asomusiyo. Iyi randevu itangwa hari imbere gato y'uko ibiruhuko binini by'abanyeshuri bitangira. Muri uko kwezi kwa karindwi, inkuru ya randevu yo kuwa 15 Kanama 1982 yakwiriye hose mu gihugu, ndetse igera aho irenga imipaka yacyo. Nta washidikanya ko iyi randevu ariyo yatumye uwahoze ari musenyeri wa diyoseze ya Butare, Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi, abigiriwemo inama n'ababonye ibyabaye ku itariki ya 31 Gicurasi 1982, yubakishije podiyumu y'amabonekerwa ikozwe mu biti, izengurutswe n'uruzitiro clôture rw'ibyuma. Ubu ahahoze iyo podiyumu y'amabonekerwa hari ishusho rinini rya Bikira Mariya nyina wa Jambo rihagaze mu ndabo ziteye mu ishusho ry'inyenyeri. Hakurikijwe ibyo yari yabwiwe mu mabonekerwa yo kuwa 25 Kamena 1982, Alfonsina yagombaga kuba yageze i Kibeho uwa 12 Kanama 1982. Ni ukuvuga ko yagombaga kugera i Kibeho avuye mu rugo mu biruhuko iminsi 3 mbere y'uko randevu igera. Nataliya we yari ari i Kibeho nk'uko bisanzwe, dore ko we atari yagiye mu biruhuko nk'abandi, yari yagumye i Kibeho. Muri icyo gihe Karara yahagaritse ibiruhuko bye nawe ava iwabo i Mushubi maze aza i Kibeho. Twibuke ko randevu y'iri bonekerwa yagombaga guhurirana n'umunsi mukuru wa Asomusiyo, kandi akaba ari umunsi mukuru ukomeye mu minsi mikuru ya Kiliziya. Icyo gihe rero hari umunsi w'ikiruhuko ku bantu bose. Uyu munsi wari witeguwe kandi utegerejwe n'abantu benshi, cyane cyane ababonekerwaga. Ku munsi nyirizina haje abantu bagera ku 20,000 ugereranyije, ku buryo hagombye kuza abashinzwe umutekano. Abantu baje ari benshi kubera inkuru zari zakwiriye hose ko i Kibeho kuri iyo tariki hazaba ibitangaza. Nyamara ahubwo aho kuba ibitangaza cyangwa ngo babone ibintu bishimishije nk'uko bari babyiteguye, baratunguwe. Reka twinjire mu mabonekerwa nyirizina. Bari turangije igice cy'imyiteguro. Amabonekerwa nyirizina yatangiye mu masaha y'umugoroba arangira saa 5:15 za nijoro. Birumvikana ko amabonekerwa yamaze amasaha agera ku 8 nta guhagarara. Uko gutinda byatewe n'uko buri mubonekerwa yagiraga igihe cyose yihariye, kandi rero uretse Alfonsina, Nataliya na Mariya Karara, hari n'abandi bavugaga ko babonekerwa, bityo bakagenda basimburana kuri podiyumu. Byari bitangaje cyane. Aho kugira ngo abantu babone ibitangaza bari biteguye, basogongejwe ku nzira y'ububabare ababonekewe icyo gihe banyuzemo. Reka tuyite inzira y'ububabare kuko urebye ubwoba, amarira, kwituragura hasi,
igihunga n'imvugo byabarangaga nta kundi umuntu yabyita. Alphonsine, Nataliya na Mariya Karara, Bikira Mariya yababonekeye ababaye cyane. Alphonsine we yahamije ko yamubonye asuka amarira. Alphonsine na Nataliya mu makayi yabo bavuga neza uko uyu munsi wagenze, batubwira ibyabayeho byose mu gihe cy'ibonekerwa ry'uwo munsi, bakatubwira ubutumwa Bikira Mariya yabahaye uwo munsi, kandi bakatubwira n'impamvu uwo munsi Bikira Mariya yari yababaye cyane kugeza n'aho arira. Tugiye kubanza turebe ubuhamya bwa Nataliya Mukamazimpaka ku mabonekerwa y'uwo munsi. Umunsi mukuru wa Somusiyo ku itariki ya 15 z'ukwa munani 1982 isaa 10:15. Uwo ni Nataliya utangiye. Nataliya aragira ati, twatangiye ishapule uko bisanzwe, nibwo mbonye aje ababaye cyane, ampamagaye nditaba. Bikira Mariya amuhamagara ati, Nataliya mwana wanjye. Yari afite rero intimba nini cyane rwose. Nuko Nataliya atera indirimbo, turakuramutsa mubyeyi w'Imana. Nibwo mubajije nti, uwo ni Nataliya, ubabajwe n'iki mubyeyi mwiza? Bikira Mariya ati, mbabajwe nuko nza mbasanga mwe mukampunga, kuko mbabwira inkuru nziza ntimuyumve, nabaha ubutumwa ntimubwakire. Nataliya agahita abwira rero abantu ati, ababajwe kandi n'ukuntu ibyaha bikomeza kwiyongera kandi byari bikwiye kugabanuka. Nataliya akagira ati, abwira Bikira Mariya, ko tudashobotse se twigire dute? Ko ibyo tugezaho byose tubihindura ibinyoma, ariko kandi nta byiza birenze ibyo, uretse ko tubuze intege, ubutwari, imbaraga, ukwihangana, ubwihate n'izindi ngabire zose. Nataliya agakomeza avuga ati, nakomeje musaba imbabazi ariko nkabona arushaho kubabara cyane, ku buryo amarira yabungaga mu maso. Nibwo nacitse intege, nitura hasi inshuro nyinshi, nanjye ndababara cyane bitewe n'ukuntu nawe amerewe. Nongera kumubaza ubwa kabiri nti, mubyeyi mwiza, ubabajwe n'iki? Hari ibibi se nagukoreye muri iyi minsi? Bikira Mariya ati, isi imeze nabi cyane, niba muticujije ngo mwange ibyaha byanyu bibashiriyeho. Niyo mpamvu bikomeza kumbabaza, kuko nshaka kubakiza ruriya rwobo ngo mutarugwamo mukanga. Ihate gusengera isi mwana wanjye, kugira ngo ibyaha bigabanuke, bihanagurirwe ababishaka. Nataliya ati, erega nuko tudafite amahoro, niyo mpamvu ugomba kuduha ibidukwiriye kugira ngo tube abana bawe byuzuye. Kuri uyu munsi mutagatifu wawe urakajwe n'iki koko? Wakwishimye tukishimana. Bikira Mariya ati, sinashobora kwishima nduzi abana banjye batanyishimiye, nduzi bagiye kurohama. Nataliya ati, umaze iminsi ubabaye se cyangwa n'ubu ngubu? Bikira Mariya ati, guhera igihe mbahaye ubutumwa n'igihe nabajemo, nje kubibutsa ibyo mwibagiwe, mukanga kunyakira, nahise mbabara cyane, uretse ko mbyihanganira. Nataliya ati, nakomeje kumusaba imbabazi z'ibibi tumukorera, no kumusaba
kudutsindira ubute n'ingeso mbi zose. Nibwo naguye ubwa kabiri ndirimba Bikira Mariya munyangeso nziza. Nongera kumubaza nti, mubyeyi mwiza, ubabajwe n'iki? Ni iki kiguteye kubabara? Bikira Mariya ati, nuko mutanyumvira. Nataliya ati, tubabarire, turi abanyabyaha, duha amatwi yo kumva ibyo utubwira n'amaso yo kureba ibyo utwereka. Bikira Mariya ati, niba mutanyumviye ubu, hari ikindi gihe muzongera kunyumvira? Muzifuza mutakibihawe. Nataliya ati, ni igihe ki tuzifuza kumva ibyo utubwira, gusenga nta mwanya ugihari? Bikira Mariya ati, icyo gihe nicyo mwari mukwiye kuzirikana igihe cyose, kuko mugomba guhora mwiteguye. Navuze ko abanga kumva ibyo mbabwira ubu, icyo gihe bazifuza kunyumva no gusenga no kunkunda bihebuje, ariko kandi ibyabo byarangiye batakibishyikiriye. Nataliya ati, dufashe tubizirikane mubyeyi mwiza. Bikira Mariya ati, urasenga ubishyizeho umutima? Nataliya ati, ni wowe ubona uko nsenga neza mubyeyi, kandi niba hari icyunguka. Nataliya ati, namubajije ngira nti, ese koko ukwemera kumaze kuza mu bantu benshi? Bikira Mariya ati, iyo haba ukwemera kuzuye, nanjye simba mbabara kandi simba mpangayitse. Nkomeza kumusaba ukwihangana ngo nshobore kurangiza neza ibyo ntegetswe, ariko kubera ukuntu birirwa bantuka ngo ndi ikirara, ngo kuki ntatashye. Bikira Mariya ati, ese umuntu avunwa n'umutwaro atikoreye? Bihorere, kuko abantu ntacyo bavuze. Nataliya ati, hari benshi bibwira ko ishapule y'ububabare yasimbuye isanzwe, cyangwa kumva ko iyi shapule ari iyo kuvuga kenshi. Bikira Mariya arasubiza ati, mujye mubasobanurira ko ishapule isanzwe igomba kuvugwa buri munsi, naho iy'ububabare kabiri mu cyumweru, ku wa kabiri no ku wa gatanu. Muzakora ugushaka kwanjye gihe ki, mutumviye umukoresha wanjye? Nataliya akabaza ati, bande? Bikira Mariya ati, abo nk'ubutumwa ngo babugeze ku bandi. Yongera gusubiramo inshuro ebyiri ati, muzagera igihe mushaka gusenga, kwicuza, kumvira, mutakibishyikiriye, niba mutabigize ubu ngo mutangire kwicuza no gukora ibyo mbifuzaho byose. Nataliya ati, none se ko hahirwa abemeye mbere kandi ababona ibitangaza mu mutima wabo, jye icyo ngusaba ni ukwakira ugushaka kwawe. Hanyuma Nataliya aririmba ati, Nyagasani narakuyobotse. Ni Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu utagana mu nama y'ababi. Dufashe twoye kujya mu nama z'ababi. Ni igihe ki tuzagira amahoro tugifite umwiryane? Ni igihe ki tuzagusanga tutanyura inzira utwereka? Tuzivugurura dute dusuzugura ibyo utwibutsa?
ni igihe ki uzaza wishimye usanga abana bawe bakwakiriye? Waduhaye rwose umutima wakira. Twamera neza dute tutumvikana? Ibyo utwoherereza byose tubishyira inyuma y'amatwi. Dusabire mubyeyi, turi abanyabyaha, ca inkoni izamba mubyeyi mwiza. Abakurangamiye bereka inzira ikugana. Tabara iyi si mubyeyi wacu, imeze nabi cyane. Ariko ntabwo bitangaje ko batumva ubutumwa bwawe, kuko n'umwana wawe bamugize gutyo. Akenshi mu butumwa bwinshi nababwira ngo nibyo twihangishijeho. Hanyuma Nathalie atera indirimbo Nzasingiza Imana. Bikira Mariya abaza Nathalie ati, bubatse shapeli? Nathalie arasubiza ati, oya. Bikira Mariya ati, kubera iki? Nathalie agasubiza ati, jye simbizi kuko ntazi ibitekerezo byabo. Nzajya kubabwira mbabaze ko hari igisobanuro bashaka. Mbese nyereka neza imwe imwe kugira ngo nzabasona banurire birushijeho. Nathalie agakomeza avuga ati, aho si byo byakubabaje kubera ko batayubatse? Bikira Mariya ati, oya, ariko mwana wanjye mfite byinshi bimbabaza bitewe n'uko mutanyumvira. Nathalie ati, niba y'amazi yari kutazashira, naba mboneyeho amazi adashira. Barahirwa abadasuzugura ikimenyetso kikuvuyeho. Hari abambaza ngo harya urahongerera ibyaha byacu? Bakumva ko nta kamaro bifite. Bikira Mariya ati, bo koko ntacyo bibabwiye bitewe n'ukuntu ari ibivume. Ntibumva amagambo mpora mbabwira, niyo mpamvu bumva ko ari umukino. Nathalie ati, ariko mubyeyi ntacyo bitwaye kuko nakweguriye ubuzima bwanjye bwose. Bikira Mariya ati, hari benshi bavuga ko isi itazashira. Abo barishuka cyane. Hahirwa bari maso buri gihe. Nathalie ati, ni igihe ki twaba maso? Ni igihe ki twareka gutoteza abantu basenga, abakwambaza? Abasenga bazareka ryari kwitwa abasazi? Abavuga ubutumwa uduha bazareka ryari kwitwa abasazi? Bikira Mariya ati, igihe ababivuga babita abasazi, icyo gihe muzaba mugiye guhemberwa ibyo mwakoreye. Nathalie ati, mubyeyi, komeza udufashe twoye kugwa muri kiriya cyobo kiduteze. Ari abasenga, abakwambaza, ubarinde kiriya cyobo. Ni igihe ki tugomba gukorera ubwami bw'ijuru? Tuzumvisha abandi dute ko waje kudusura batemera ibyo tubabwira twatumwe nawe? Udufashe gukomera ku butumwa bwawe bwose. Ni wowe ntezeho byose, ariko cyane cyane ndasabira isi amahoro, ubumwe, umugisha, ukwihangana, ubwitonzi bushyitse. Nyina wa Jambo ati, ni igihe ki muzumva ko naziye isi yose? Aho muzi ko umubyeyi atuma umwana umwe kandi bose atabanze? Nathalie ati, nanjye ndabyibaza. Nyina wa Jambo ati,
bazumva ryari ko gusenga ari wo murimo Imana ibashakaho. Hanyuma Nataliya yatereye indirimbo, mubyeyi mwiza tabariye isi, mubyeyi mwiza tabariye isi, mubyeyi mwiza tabariye isi itagwa mu rwobo, babarira abantu bose bagucumuyeho, tukwitwayeho mawe mwiza. Nibwo rero Nataliya agira ati, nibwo nasabiye abari mu rugendo, abatandukanye, abatunze ubumwe, dufashe twe abo ku isi. Ni iki kizaduhuza? Ni igihe ki tuzakwizera ngo ibyo dutunze uzabitumenyere? Ni igihe ki tuzakira ubutumwa bwawe? Igihe ukoresheje ibikoresho wihitiyemo. Arongera yatereye indirimbo ati, Bikira Mariya ni umubikira, nyina wa Jambo ati, ese imibabaro yawe yose urayishimira ko ugiye kubona indi? Nataliya ati, ndayishimiye. Ahita avuga ati, nawe wahebuje bose. Nibwo mubajije porogaramu yanjye, ntabwo yambwiye iyo ariyo, hakurikiyeho gutanga umugisha. Nataliya ati, tabariye isi imeze nabi, maze ahari umwanda uhashyira isuku, ahari icyaha uhashyira ubutungane. Akira ibyifuzo by'abandi bagutakambira, abo witoreye turakwiringiye, abo uyobora turakugana, wowe uduha umugisha wawe turagushimiye. Nataliya ati, ngiye kunywa amazi naravuze nti, aya mazi anyuhagira ibibi byose nakoze, ankize ibintera imidugararo byose, antera imbaraga, amfashe gukomera ku murimo wanjye, guhora nkumvira, andindire ubuzima bwanjye bwose. Ndapfukama maze nti, ibiganza byanjye bijye bikora icyo ushaka, ndakwiragije mu buzima bwanjye bwose. Aragenda. Nataliya arakomeza agira ati, nyuma nicaye mu bandi, ambwira gufata ururabo rumwe mu zari zihateguye. Nibwo aciye akarabo gato ngo njye ngendana iminsi yose hamwe n'ishapure, yaba iy'ububabare cyangwa isanzwe. Ntabwo ari njye wagaciye, ahubwo niwe wagakuyeho kagwa hasi, nyuma ndagatoragura. Ibyerekeye izo ndabo, yambwiye ko zimwe nzazishyira ku musego zose uko ari 6, naho ako gatoya nkagashyiraho ndambiriza, ubwo zose ni 7, bigakomeza kunyibutsa ububabare bwe 7. Arakomeza ati, ugomba kwakirana ibyishimo imibabaro ubona yose, ukayibonamo ubwuzu n'umunezero mu buzima bwawe. Arongera ati, imibabaro yawe igomba kuba mibi ku mubiri, ariko kuri roho igasa n'izi ndabo, igashimisha nkazo. Niyo mpamvu ngomba kuzigendana kugira ngo ndusheho kubizirikana no kwishimira iyo mibabaro. Hanyuma nagiye muri dushe ngiye gusenga kubera ko ariho umutima wanjye wifujije kujya. Nahavugiye dawe uri mu ijuru ndwi, ndakuramutsa Mariya ndwi, ubaho Imana Data, nkomeza gusabira isi amahoro n'ukwihangana, nkavugira n'isengesho ryo gushimira Bikira Mariya ko yampaye imbaraga zo gusengana umutima mwiza. Umwanzuro uwo ni wa Nataliya, tugomba kutababaza umubyeyi Bikira Mariya n'abandi bose baduha amategeko,
kugira ngo dushobore kuba abana byuzuye b'Imana. Tubigerageze twese kugira ngo umubyeyi wacu yishime. Ubwo rero bwari ubuhamya bwa Nataliya Mukamazimpaka wa 15 z'ukwa munani 1982 kuri Asomusiyo. We rero yabonye Bikira Mariya ababaye afite agahinda n'amarira abunga mu maso. Noneho twumve ubuhamya bwa Alfonsina Mumureke. Mu ikaye ya Alfonsina yanditse agira ati: Bikira Mariya yaje uko adasanzwe, yaje afite agahinda kenshi cyane. Ngiye kumuririmbira mawe wahebuje bose gutona ku Muremyi, ngeze hagati arambuza, sinayirangiza, nuko nitura hasi cyane. Icyambabaje nuko yaje arira. Alfonsina arabaza ati: kuki urize noneho? Ayo marira mbonye nayiki? Aranyihorera. Ndongera ndamubaza nti: kuki nkuvugisha ukanyihorera? Arongera aranyihorera. Aho ari jye wakuririye ni wowe undirira? Amarira akomeza kuza cyane, akamanuka nyabona, arebana agahinda kenshi cyane. Bikira Mariya ati: erega mumeze nabi, mukwiye kundiza. Hanyuma Alfonsina ati: uwo mubyeyi ngo ararizwa nuko tumeze nabi cyane, ntidukundana, dufitanye amashyari n'ibindi byiganjemo ubugome. Umubyeyi yakomeje kurira cyane. Alfonsina ati: ibyo simbyifuza na gato, ubabajwe n'iki koko? Aranyihorera. Alfonsina arakomeza ati: nabaririmbiye indirimbo murayanga, ayo marira yanyu anteye ubwoba, n'ubwa mbere mbibonye. Nyina wa Jambo aravuga ati: noneho ndirimbira abantu banyituye inabi. Nuko Alfonsina arayiririmba. Alfonsina ati: mbabarira mubyeyi wanjye, reka kurira. Rwose kubona ushigaje inshuro 3 ukaba utakinyiyeretse, nkaho wanyiyeretse useka, uranyiyere kurira. Nyina wa Jambo ati: mwana wanjye, narafunguye ntibinjira, narafunguye ntibinjira, narafunguye ntibinjira. Alfonsina ati: nzamubwira ko mwasubiyemo inshuro 3 ko mwafunguye ntibinjire. Nyina wa Jambo ati: nabonye isi yari imaze kuremba, none nje kuyikiza muranga. Na Alfonsina ati: ko turi abantu twabigenza dute? Ko turi ku isi. Hanyuma atera indirimbo: Bikira Mariya munyangeso nziza, utsinde ingeso mbi ziba mu mitima. Hanyuma Alfonsina ati: nyamara muri ibi biruhuko nakoze uko wari wambwiye. Nyina wa Jambo ati: nibyo wakoze se? Alfonsina ati: uzi ko bavuze ngo ni ugushaka kuzerera? Nyina wa Jambo ati: ariko mwana wanjye byihorere, bazifuza ibyo ubwira bo ngutumyeho, ntacyo bagitangiriye. Alfonsina ati: nyamara uyu munsi kugira ngo mbone amarira yanyu koko? Amarira? Nyina wa Jambo ati: nibumva ndetse n'amagambo mbabwira, nta cyiza kizarenga icyo. Alfonsina ati: nibo bigorewe.
ayo magambo ntibayakira kimwe. Ubutumwa bwawe buzakirwa gute? Twebwe batwita abasazi. Ibyo tuvuga byumvwa na bake, nyamara byashimisha abantu bose. Jyewe nabusohoje neza, abo ntumyeho narababwiye. Icyo nabonye kandi numvise ni uko kujya muri ubwo butumwa abantu babifata nabi, bakabyita ubuzererezi. Nyina wa Jambo ati, ubundi abo bose badashobora kumva ubutumwa bwanyu bategereje iki? Bategereje iki? Bategereje iki? Ko igihe ari gito. Alphonsine ati, ko batabyumva? Nuko atera indirimbo Mwamikazi w'isi n'ijuru. Ati, ngeze kuri aya magambo tumufashe gukiza isi, nasubiyemo inshuro 6. Ngibyo rero byerekeye amabonekerwa ya Alphonsine nyuma ya Nataliya. Igihe rero Nataliya we yamubonye afite intimba nyinshi ndetse n'amarira abunga mu maso, Alphonsine we yamubonye asuka amarira menshi, ndetse kubera ya ntimba Bikira Mariya ntiyabashaga kuvuga. Hari igihe kinini yamaze adashobora kumusubiza, aho tubona Alphonsine avuga ati aranyihorera, n'igihe avuze aramubwira ati ndirimbira indirimbo ngo abantu banyituye nabi. Ikindi kibazo rero cyabajijwe kuri uyu munsi ni iki ngiki aricyo cya kabiri. Ese imyitwarire y'ababonekerwa yo ntacyo yagaragazaga ku byerekeranye n'ububabare bwa Bikira Mariya? Ububabare bwa Bikira Mariya bwagaragariye no mu buryo ababonekerwaga bitwaraga. Ku byagaragaraga, ababonekerwaga wabonaga bari mu nzira y'umusaraba. Abari bahari icyo gihe babonye Alphonsine, Nataliya na Mariya Karara batitira, bakomanganya amenyo nk'abafashwe n'imbeho ikabije cyangwa se ubwoba bwinshi cyane. Byageragaho bakitura hasi bakamera nk'abapfuye. Ibyo byashoboraga kumara hagati y'umunota 1 n'3. Babaga barambaraye hasi, nyamara ntibabuze gukomeza kuvuga cyangwa kuririmba indirimbo z'amaganya. Ibi byose Bikira Mariya yabibakoreshaga ari ukugira ngo bahongerere ibyaha by'isi. Twibuke ko iyi ngingo yo guhongerera ibyaha by'isi yakunze kugaruka mu bihe bitandukanye by'amabonekerwa y'ikibeho. Ikibazo cya gatatu rero asubiza kuri uyu munsi wa Asomusiyo kiragira kiti, birumvikana ko uyu munsi wari umunsi udasanzwe ikibeho. Uretse umubyeyi wiyerekanye ababaye cyane, ibindi bidasanzwe byabaye ikibeho uwo munsi ni ibiki? Rero iki kibazo ni ikibazo gikomeye, kuko uretse kuba barabonye Bikira Mariya babaye, hari n'ibyo yaberetse. Uretse agahinda n'amarira Bikira Mariya yagaragaje, kugwa no kurira byaranze ababonekewe uwo munsi, beretswe nanone ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba. Duhere kuri Nataliya. Yeretswe urwobo runini rukikijwe n'abantu benshi cyane, habura gato ngo abo bantu bose bashiriremo. Aho niho yahereye abwira Bikira Mariya ati, mubyeyi, komeza udufashe twoye kugwa muri kiriya cyobo kiduteze. Ari abasenga, abakwambaza, ubarinde kiriya cyobo. Alphonsine nawe mu gihe yaririmbaga indirimbo yitwa Mwamikazi w'isi n'ijuru, nawe yatangiye kuvuga ngo arimo kubona ibintu biteye ubwoba cyane. Yabonye umugezi w'amaraso, abona inkongi z'umuriro, abona abantu bicana, abona uduhanga tw'abantu kandi tuvirirana, abona imirambo yandagaye ku misozi yabuze gihamba n'ibindi. Dore uko avuga ibyo yabonye. Icyo gihe yahise anyereka ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Yanyeretse umugezi utemba amaraso gusa.
akagira ati ibyo unyeretse ni ibiki? Aho wanyeretse amazi meza uranyereka amaraso? Bikira Mariya yongeye kunyereka umuriro ugurumana. Alphonsine ati mbabarira, byose biteye ubwoba. Nyina wa Jambo yongeye nanone kunyereka abantu bicana. Ndabaza nti bariya bicana barapfa iki? Icyo gihe nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Nuko atera indirimbo, Yezu Yezu nyirimpuhwe nyinshi, babarira abanyabyaha. Nuko Bikira Mariya aramubwira ati pfukama wuname uzirikana agahinda mbafitiye bitewe n'ibyo ndi kubabonaho. Uzirikane ari nk'undi utagira imbabazi ukuntu byagenda. Nuko atera indirimbo, shitani yararwihaye niyo wubaha yonyine. Nyina wa Jambo yongeye kunyereka imitwe y'abantu iva amaraso. Alphonsine ati mbabarira, ibisigaye byereke Marie Clara, ntabwo mbireba. Nimbireba se ndabigira neza? Nyina wa Jambo ati ibi nkweretse n'ibyo nguhishe. Naho Alphonsine ati hari ibindi se? Nyuma rero atera indirimbo, umunsi uzatoranya abawe. Yezu azatunguka afite umusaraba utinyisha bose ababi n'abeza. Hazaza umuriro uvuye mu kuzimu utinyisha bose ababi n'abeza. Inshuro enye. Iki gitero yakiririmye inshuro enye. Hazaza umuriro uvuye mu kuzimu utinyisha bose ababi n'abeza. Nuko nyina wa Jambo aramubwira ati mwana wanjye, ntushobora kwiyumvisha agahinda muri kuntera. Yambwiye n'ibindi nagombaga gukora, ariko nzabikora mu gihe gisigaye. Ansubiza n'ibibazo namubajije. Hanyuma arabaza ati rwose biriya mwanyeretse bisobanura iki? Bikira Mariya ati nimwicuze. Naho ubundi ntacyo yongeyeho, ariko byagaragaye ko hari ijambo atavuze. Yabanje kuvuga sinumva neza, arongera asubiramo. Hanyuma Alphonsine atera indirimbo, tuzaba turi kumwe, hanyuma tuzamurwe na Yezu. Ese nawe uzajyayo mu bwami budashira? Hanyuma Alphonsine akavuga ati kubera ibyo wanyeretse ndarara nikubita hasi kuko byanteye ubwoba. Nuko Alphonsine aterera isengesho, ngutuye ababikira basezeranye burundu n'abasezeranye bwa mbere. Nongeye gusabira isi yacu amahoro, cyane cyane u Rwanda rwacu. Nasabiye kandi n'abantu batotezwa bazira ko basenga bagakunda Imana, ibyo byose bakabizira. Nasabiye n'ingo z'abashakanye kumwe n'abatandukanye, kugira ngo nubwo batanye bwose bazakomeze kutagirana imitima yiganje ku ishyari umwe agirira undi. Uzagerageze kudutsindira ishyari. Namushinze no kumenya abakuru ba Kiliziya, Papa, abepiskopi n'abiyeguriye Imana bose. Nyina wa Jambo ati ngutumye rero iwabo wa mama wawe izaza, hanyuma ukazanigisha mukuru wawe ishapule y'ububabare, kandi muri iyo minsi hari ahantu nzagutuma. Nyina wa Jambo arongera ati no kwa padiri uzasubireyo. Alphonsine ati nzasubirayo. Nyina wa Jambo ati amagambo y'ingenzi nashakaga kubabwira nayo. Alphonsine ati murakoze. Alphonsine kandi arongera ati hari n'ibyo yambwiye ku byerekeye umuryango wacu, ariko ni ibyanjye nawe. Bikira Mariya arangije aramubwira ati jya kunywa amazi, ndabona ufite inyota. Nuko
Arakomeza rero avuga ati ndagenda ndayanywa, ndangije nongera kumubwira rya sengesho navuze haruguru ryo gusaba no gusabira. Ibyo birangiye nyina wa Jambo aramubwira ati vuga isengesho ryo kwicuza ibyaha, ahasigaye ngo usezereho. Ndarivuga, aragenda. Nguko rero uko ubutumwa bwo ku wa 15 bwagenze. Mariya Karara we ibye byari bitandukanye n'iby'abandi. Mu kiganiro yagiranye na Bikira Mariya yamubazaga niba yarashohoje ubutumwa bwo kwigisha ishapule y'ububabare burindwi. Mariya Karara yashubije avuga uburyo yahuye n'ibibazo mu kwigisha iyo shapule, ngo abenshi baramusekaga ndetse bakamwita umusazi. Nyuma y'akanya aganira na Bikira Mariya, abantu babonye amaze akanya atavuga, noneho atangira kurira cyane yungikanya amagambo yo gusaba imbabazi. Yagiraga ati girira imbabazi abantu bose, kuko ibyaha abenshi ntibabikora babishaka, ahubwo ni ukubera ubujiji n'intege nke za muntu. Mariya Karara yavugaga ko icyo gihe Bikira Mariya wari ubabaye cyane yamubujije kumureba kubera ibyaha byacu. Nibwo Mariya Karara mu bwoba bwinshi yatangiye guhinda umushyitsi no kubona ari rwagati mu gihuru cy'amahwa manini kandi ateye ubwoba. Yashakishaga ahantu haba hatari amahwa akahabura. Yitura inshuro 7 muri ayo mahwa kugira ngo ahongerere ibyaha by'abatemera, abadashaka kwisubiraho n'abadashaka guhinduka by'ukuri. Ubu buryo Mariya Karara yasabiye abanyabyaha bwakoze abantu ku mutima. Mariya Karara yageze aho aravuga ati nkoresha icyo ushaka cyose niba bishobora kuzanira isi amahoro, nkoresha icyo ushaka cyose kugira ngo isi ikire. Muri icyo gihe ntiyatinyuka kureba Bikira Mariya mu maso, ahubwo yavugaga aryamye hasi. Ibi byamaze nk'iminota 10. Mariya Karara rero we nta bintu biteye ubwoba yabonye uretse kuba yarabonye umubyeyi ababaye cyane. Hakaza rero ikibazo cya kane kivuga ngo mbese ibi byose byasobanuraga iki? Mu gihe cy'amabonekerwa ababonekewe babajijwe ibisobanuro by'ibyo bintu babonye, bavuga ko batigeze bahabwa ibisobanuro bigaragara, ngo rwose ntibamenye impamvu Bikira Mariya yaberetse ibyo byose. Nyamara se ubu hari uwakongera kuvuga ngo ntazi ibisobanuro bya biriya bintu babonye? Mu by'ukuri amateka yarabidusobanuriye byose. Yari amarenga y'uko ingaruka z'ubugomeramana no kutumvira ari urupfu n'ibindi twiboneye n'amaso yacu. Ikibazo cya 5. Mu ntangiriro havuzwe ko uyu munsi wa 15 Kanama 1982 hari icyo wahinduye ku mabonekerwa. Icyahindutse cyaba ari iki? Uyu munsi wa 15 Kanama 1982 hari icyo wahinduye mu mabonekerwa y'Ikibeho. Umuntu wese wari uhari icyo gihe yatashye yakozwe ku mutima n'ibyabaye uwo munsi. Ni muri urwo rwego umwe mu bari muri komisiyo y'abaganga yanditse mu ikayi ye agira ati abantu bari bahari bose bari bakozwe ku mutima ku buryo bibazaga bati ibizakurikira ibi koko ni ibiki? Twatashye tubabaye, duhangayitse kandi twifitemo kwisubiraho bidatinze. Nibyo uwo muganga yavuze. Byumvikane ko aho kurangarira ibitangaza, abantu bamwe batahanye umutima wo kwisubiraho, kwicuza no guhinduka. Kuva icyo gihe kandi wasangaga amabonekerwa agaragaramo kwituragura hasi, kwibabaza no kuvuga ibitagenda neza. Ingingo y'ububabare kandi yagiye igarukaho kenshi mu mabonekerwa yakurikiyeho. Ibyo rero ibyo dusanga mu gice cya 4 cyangwa mu mutwe wa 4 w'igitabo cya Padiri Eugene Niyonzima, Kibeho abakobwa 3 babonekewe, ahasobanura
ubutumwa nyamukuru bw'amabonekerwa ya Kibeho niko twavuga, bwatanzwe mu gihe cy'amasaha agera ku 8 kuri Asomusiyo mu 1982. Kristo akuzwe iteka ryose. Amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.